Ese wari uzi ko mu duhumbi n'uduhumbagiza twa telefone ziri ku isi harimo 5 ziruta izindi? Biragutangaje. Nubwo bigutangaje ntibyabibuza kubimpamo, erega ni ukuri. Hello, ndabasuje mwese muri hamwe na Dr. Phone. Muri video tugiye kurebera hamwe telefone 5 nziza kuruta izindi ku isi yose, top 5 smartphone. Niba ari bwa mbere ugeze kuri channel yacu, kanda kukazogera kuri subscribe, nurangiza ukanda no kukazogera, kandi urabukoze cyane, urabuduteye inkunga ikomeye. Niba usanzwe ugeraho ukaba warakoze subscribe, nawe turagushimiye, Imana ikumpera umugisha. Ndagira ngo tujye mbere tureba ese izo telefone 5 ziruta izindi ku isi ni izihe. Telefone ya gatanu, munyemere dore ko ya gatanu, ni Galaxy S47. Iyi Galaxy Z47 ifite inch cyangwa se mu bugari bwayo ni 7.6 karindwi n'ibice bitandatu. Ifite processor cyangwa se CPU cyangwa se umutima wayo wa Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ikongera ikagira RAM twarevuze muri video yacu yatambutse, twavuzeho RAM ibyimara, ifite GB 12. Murumva ko ni telefone ifite imbaraga. Ikagira storage kuva kuri 500 kuri GB 256 kugeza kuri 1 TB. 1 TB ubwo ni igihumbi. Ikagira battery y'ibihumbi 4400 mAh. Ikagira agatangaje kuri bakayita wireless charging. Muri wireless charging wenda twayegereranya n'icyo twakwita wifi. Ukureba dukoresha wifi cyangwa se hotspot, na wireless charging nuko ukaba wacaginga nkuko wireless ari wireless. Ubwo ikashobora kwakira kwinjiza kuri watt 15 ndetse kuri 45 igihe connectinzwe kuri charge. Murumva ko nakarusho. Ikagira ikindi bita pen supports, kuba yakoresha telefone, kuba hari agakaramu gakoresha iyo telefone ntiwirirwe ushyiramo urutoki. Wakibaza ngo telefone imeze uko igura ngahe? Wenda ibiciro bishobora guhinduka bitewe naho uherereye, ariko rusange ibiciro bizwi bihamywa nuko ari amadolari 1899. Ayo ni amanyarwanda ni 2,220,000. Murumva ko nayo iri hejuru. Iyo ni ya gatanu. Turamanuka rero tujye kuya kane. Mbere ko tugera kuya kane rero, niba ukeneye kwiga ku masomo yacu yo kwiga gukora telefone, amasomo ari advanced, urareba kuri channel yacu hari akantu kanso kitwa join, wakandaho ukaba umumemba wa channel. Ako kantu uramutse utari kukabonaho bitewe n'uko uherereye mu Rwanda cyangwa mu Burundi, ushobora kujya muri YouTube studio ugahindura aho channel yawe iherereye. Niba uri mu Rwanda ukavuga ko iri muri United States of America, noneho icyo gihe wabasha kubona ku kabuto ka join, warangiza ukajoininga ugatangira kwigira hamwe n'abandi. Ubaye utiteguye gukoresha ubwo buryo, ushobora no gusura urubuga rwacu rwitwa IGT Tech College by City, noneho ukaba warusura narwo, hari amasomo ahagije. Noneho ako ukwamamaza kunyuzemo. Ndagira ngo tujye kuya kane, iyo niyo bita OnePlus 13. OnePlus 13 ifite processor ya Snapdragon 8 Gen 3 cyangwa se generation ya gatatu. Ikagira icyo bita fast charging support. Ako kantu nakingenzi. Fast charging no gucaginga ariko mu buryo bwihuse igihe ubishaka. Ushobora kwirika gacaginga bisanzwe, cyangwa washaka ukaba wayi charginga vuba vuba. Ikaba ari Android 14. Ikagira storage kuva ku 128 GB kugeza kuri 1 TB. Ikagira 5G support, ubwo isupportingwa n'umunara wa 5 generation cyangwa se ikinyejana cya gatanu. Ikagira icyo twita wireless charging. Wireless charging nayisobanuye. Noneho ibiciro byo bishobora gutandukana bitewe naho uri, ariko igenekereza amadolari 899, amanyarwanda akaba yabihumbi 960. Izo ni telefone zikomakomeye cyane cyane. Iyo yari ya kane. Ndagira ngo tujye kuri telefone ya gatatu. Telefone ya gatatu rero, ese ubwo ntugize amatsiko yo kureba ngira biya mbere ni iyihe? Nanjye mfite amatsiko yo kubikubwira.
iya gatatu rero niyo twita Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 9 Pro, yes, Google Pixel 9 Pro XL. Iyi Google Pixel 9 Pro XL ni telefone nziza cyane. Iyo ni iya gatatu, ifite inch cyangwa se mu bugari bwayo 6.8 gatandatu n'ibice 8. Processor yayo ni Google Tensor G3, Google Tensor G3. Iyi ikorwa ku ruhande rw'aba Google niho bishingiye, noneho na processor yayo cyangwa umutima wayo cyangwa se CPU nayo bayita Google Tensor G3. Ikagira icyo bita wireless charging, kuba wacaginga mu buryo bwa wireless udaconnectinze, ibyo nabyo twarabisobanuye. None kandi ikagira icyo bita quick charging and top up, no gucaginga vuba cyangwa se ugakoresha top up. Ubundi top up nko muri Uganda utanze inite uyihaye umuntu barakubwira ngo to top up, mbese uburyo dutumamo airtime ukaba ari bwo buryo umuriro wawe ubona ukoresha uburyo bwitwa top up. Noneho ikagira icyo bita 5G support, ubwo ikoresha 5 generation. None ikagira icyo storage 128 GB kugeza ku majiga igihumbi ariyo 1 TB. Ubwo nivuga ngo ni ukuva kuraya kugeza kuraya, ubwo byaterwa na telefone uguze. Noneho ikongera mu mafaranga yayo igura, ako kantu ntaza kugataruka, twayibara mu buryo bubiri. Hari imwe igura amadolari 899 kugeza ku 1099, aho ubwo ni mu manyarwanda. Mu manyarwanda yo ni 960, ukaba wageza kuri 1,170,000. Murumva ko ni telefone ikomeye cyane, murumva irahenze, ariko nayo ibyikora bisumba n'ibya computer. Noneho ubwo iyo yari iya gatatu. Ndagira ngo tujye ku ya kane, ni iPhone 16 Pro Max. Iyo bigeze kuri iyi noneho rero sasa, iyo rwose ni telefone rurangiza kuba content creator, abantu bakoresha za YouTube mu gufata amavideo. Ni nziza cyane, wenda ishobora kubihenze, ariko nanone ushobora kugenekereza ukavuga ati ubwiriya ariyo banshimiye nubwo ihenze, reka nshake iyo byitiranwa iciye munsi yayo ho gake, ariko ubwoko akaba ari bumwe. Nuvuga ngo ushobora gushaka iPhone 14 Pro, iyo ni 16 ngiye kuvugaho, n'urugero nabahaga twikomereze. Noneho ifite inch muri display ni 6.9 gatandatu n'ibice 9. Power processor yayo bayita A18 Bionics chip, A18 Bionics chip, iyo niyo mutima wayo. Noneho ukagira icyo bita multitasking, kuba wakora ibintu rimwe nka computer, kuri dukora ibintu kuri computer ugacumbika ukajya ahandi, ugacumbika ukajya mu bindi byose ukabikorera rimwe, nayo irabishoboye. Ikorera muri megahertz 120. Mvuze 120 wumva ikindi kintu kidasanzwe, ubundi ni mu bwihute bwayo. None ikagira icyo bita triple camera system 48 MP, ni mu buryo bwo gufotora kwayo ikoresheje kamera eshatu. Ikagira icyo bita quick support top up, kuba wacaginga usa nk'utumye umuriro top up cyangwa se gucaginga vuba vuba. Ikagira n'icyo bita 5G support, ubwo ikora mu kinyejana cya gatanu. Murumva ko izo telefone ziri muri 5G. Noneho tukagira storage yayo no kuva kuri 256 ukaba wageza kuri 1 TB. Noneho wakibaza se iyo yo igura ngahe, ko numva nayo idasanzwe. Mu migure yayo rero igura amadolari 1,199, mu manyarwanda yaba nka 1,340,000. Ubwo ni ukugenekereza, hari ushobora gusanga biri kuri make cyangwa se hejuru ho gato. Ibyo ni ibiciro bigenekerejwe ariko byabanje kumenyekana cyane. Noneho iyo yari iya kane. Ndagira ngo duhite tujya ku ya gatanu. Nizere ko iya gatanu nawe guteye amatsiko. Mbere yuko tuyijyaho rero, banza ukore subscribe niba utarayikora, cyangwa se niba warayikoze tubwire muri comment iya gatanu wowe wumvaga ikwiye kubiyishi, cyangwa se niyo ya mbere nuko ariyo tuvuze ku mwanya wa gatanu, niyo number 1, iyo niyo top ya mbere ku isi. Biratangaje. Igitangaje rero nuko urasanga hari izihenze kuyiruta ariko tutisi za mbere. Ubwo twe twasi ya mbere bitewe na CPU umutima wayo, ndetse bitewe n'ibyo ikora. Nta yindi rero
ni Galaxy 25 Ultra. Galaxy 25 Ultra iyo telefone ni nziza cyane, ifite CPU yayo ni Snapdragon 8 Elite ndetse ikagira battery y'ibihumbi 5 mAh, none ikagira storage GB 1024. urumva no kuzakora ukaruha. Ikagira 6.9 inch, ikagira muri main sensor ni MP cyangwa se MP, muri kamera ni 200, ikagira icyo bita fast charging allo top ups, gucaginga vuba se cyangwa mu buryo bwo gutuma umuriro igihe bikenewe, uvuga ngo ufite uburyo bubiri. Ikagira icyo bita One UI, iyo benshi ntabwo bayizi, nayo tuzayisobanuraho. Iyi tuyita One UI 7, noneho ikaba ari Android ya 15. muri yo hakaba icyo bita Artificial Intelligence AI uteranyijeho Gemini. Ibyo byombi bikorera muri yo nka app zayo karemano, ntabwo bikora mu nkazandi downloadinga, ahubwo bikora muri yo karemano. Muziko Gemini igira advance yo iza byose bikubiye hamwe, nubango yo ushaka rwose no kwandika ntabwo bigikenewe, wo ijya yandika gusa icyo utekereje urayibwira ikandika, nta stress, nta nubwo n'izindi tuvuga zikandika ariko zo ntabwo zakora nk'iyi, kuko iyo uranayibwira ngo nshushanyirize ibi, shaka gutumira message umuntu bimeze gutya, buri kimwe yo iratangaje. Noneho ikagira RAM GB 12, storage no kuva kuri 256 GB kugeza kuri 1 TB. Wakibaza ngo ubwo yo igura angahe mu manyarwanda? Ni miliyoni 1,330, nari mvanzemo n'amaganda, ni miliyoni 1,320 kugeza kuri miliyoni 1,540. Murumva ko nayo iri hejuru, ariko iyi phone ni nziza, murumva irahenze. Gusa wagira ngo twese itiduha ubushobozi twirondoze muri izi telefone 5 mvuze, namwe mwarebye, buri wese yamaze kugira iyo yakunda. Ngaho tubwire muri comment, wowe urabona wakuha ngo utwaremo imwe muri izi arayikwishyurira, wahitamo gutwara iyihe? Niba ukunze video rero uhita utubwira muri comment, utubwire na telefone uhisemo kuba watwara ari wowe. Thank you for watching, bye bye. Muzibuke gukurikirana video zacu zizakurikira, kuko dushaka kubageza utuntu tw'ingenzi cyane mu buzima, ariko n'abakomeza kwiga, mukomeza kwiga, aba IT mushaka kwiga IT nayo turayigisha ibyerekeye no kubaka imbuga na za computer programming n'ibindi bitandukanye. Bye, thank you.